bakwiyambaza bate rero uwo bataremera? Bakwemera bate se uwo batarumva? Bamwumva bate ntawamwamamaje? Bakunzi ba Bright Future, ikaze muri Bright Apostle, aho duhugukira ijambo ry'Imana uko turisanga muri Bibiliya, tukumva ibyo ritubwira muri ibi bihe bya none turimo. Insanganyamatsiko y'uyu munsi iragira iti nidukanguke tube maso. Turifashisha ijambo ry'Imana dusanga mu Byahishuwe umutwe wa 20 umurongo wa 1 kugera ku wa 4, wa 11 kugera ku wa 15, ndetse n'umutwe wa 21 umurongo wa 1 kugera ku wa 2. Turaganira kandi no muri Luka umutwe wa 21 umurongo wa 29 kugera ku wa 33. Dutangire mu Byahishuwe. Njyewe Yohani mbona umumarayika wamanukaga mu ijuru, afite mu kiganza urufunguzo rw'ikuzimu n'umunyururu munini. Afite cya gikoko, inzoka ya kera na kare, ariyo Sekibi na Sekinyoma, maze arakiboha ngo kigume ku ngoyi imyaka 1000. Nuko kiroha mu nyenga arahafunga, arahadanangira kugira ngo kitazongera kuyobya amahanga, kuzageza ko hashira imyaka 1000. Ariko nyuma y'ibyo kigomba kuzarekurwa igihe gitoya. Mbona kandi intebe abaje kuzicaraho bahabwa ububasha bwo guca imanza. Hanyuma mbona bishwe baciwe imitwe bazize kuba abahamya ba Yezu n'ab'ijambo ry'Imana. Mbona n'abanze gusenga igikoko n'ishusho yacyo, kandi batigeze bashyirwaho ikimenyetso cyacyo ku gahanga no mu kiganza. Nuko bongera kuba bazima, maze bima ingoma hamwe na Kristo imyaka 1000. Nuko mbona intebe nini yererana n'uwari uyicayeho. Isi n'ijuru biramuhunga, ntibyongera kugaragara ukundi. Hanyuma mbona abapfuye, abakuru n'abato, bari bahagaze imbere y'intebe y'ubwami. Nuko ibitabo birabumburwa, habumburwa ikindi gitabo aricyo cy'ubugingo, maze abapfuye bacirwa imanza hakurikijwe ibikorwa byabo byanditswe muri ibyo bitabo. Inyanja irekura abapfuye bayirimo, urupfu n'ukuzimu nabyo birekura abapfuye byari bifite, maze buri wese acirwa urubanza hakurikijwe ibikorwa bye. Nuko urupfu n'ukuzimu birohwa mu nyenga y'umuriro. Iyo nyenga y'umuriro rero niyo rupfu rwa kabiri, kandi n'umuntu wese utari wanditse mu gitabo cy'ubugingo nawe yaroshywe muri iyo nyenga y'umuriro. Hanyuma mbona ijuru rishya n'isi nshya, koko rero ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byazimiye, n'inyanja itakiriho. Nuko mbona umurwa mutagatifu Yerusalemu nshya yururukaga iva mu ijuru ku Mana, yawikereye nk'umugeni witeguye gusanganira umugabo we. Dukomereze muri Luka. Muri icyo gihe Yezu yabwiraga abigishwa be iby'ihindukira rye. Nuko abacira umugani ati, nimwitegereze umutini n'ibindi biti, iyo birabije mumenya ko igihe cy'imbuto cyegereje. Namwe rero nimubona ibyo bibaye, muzamenye ko ingoma y'Imana yegereje. Ndababwira ukuri, iki gisekuru ntikizashira. Ibi byose bitabaye, ijuru n'isi bizashira, ariko amagambo yanjye ntazashira. Tuganire noneho. Ukuri kuzima Nyagasani Yesu Kristo, jambo uhoraho wa Data, utabeshwa kandi ntabeshye, aje adusanga ngo akomeze atubwire ukuri kudukiza ibinyoma byacu, maze kukarushaho kutwinjiza mu butungane, mu butagatifu. Uyu munsi rero Nyagasani Yesu Kristo arakomeza kutumurikira akoresheje ubuhanuzi bwa Yohani intumwa. Ibyo yeretswe bigenewe Kiliziya yose, kandi bigenewe guhumuriza umuntu wese ukurikiye Yesu Kristo, kandi byanze bikunze akabihuriramo n'ingorane kugira ngo adacika intege. Kubera ko nk'uko na Nyagasani Yesu Kristo bitubwiye ati, ijuru n'isi bizashira, ariko amagambo yanjye ntazashira. Ijambo Yezu yatubwiye ritubeshaho, nta gishobora kuribuza kwera imbuto y'ubugingo bw'iteka muri twe. Ibindi byose bizashira, n'ijuru n'isi bizashira, ariko iryo jambo ritanga ubuzima bw'iteka, ijambo ryaturemye kandi rikaducungura, rizahoraho hamwe n'abazaba bararyakiriye bose, rikaberamo imbuto y'ubugingo bw'iteka. Abo rero barahumurizwa. Ariko ku rundi ruhande, kubera ko tukiri mu gihe cy'impuhwe, Nyagasani Yesu Kristo igihe cyose atubwira ntabaje kuduciraho iteka, ahubwo abaje kuduhamagarira kwinjira muri we kugira ngo tubabarirwe, kugira ngo tubeho. Muri ubuhanuzi bwa Yohani intumwa tumaze kumva, Nyagasani Yesu Kristo araburira umuntu wese uri mu nzira y'ikinyoma, mu nzira y'ikibi, mu nzira y'urupfu, kugira ngo ayivemo yinjire mu nzira nyir'ubwiza, ya bwiza buzima, yinjire mu nzira ya kuri kuzima, yinjire mu nzira nyir'ubugingo. Nta muntu n'umwe uri muri iyo nzira mbi atarabanje kubeshywa, cyangwa se tubivuze ukundi ku buryo bwumvikana wenda ahari kurushaho, nta muntu uri kumwe na Sekibi, uri kumwe na Serupfu atarabeshywe nawe.
niyo mpamvu nyagasani Yesu Kristo uyu munsi aje gutarura intama yose yazimiye aho iri hose. Uwo wese wabeshywe ubukungu, uwo wese wabeshywe kurindwa, uwo wese wabeshywe umunezero cyangwa se akaba yarabeshywe ubuzima, ayo masezerano y'ibinyoma ya sekibi ibwira abantu ibeshya. Nyagasani Yesu Kristo uyu munsi arerekana ukuri kw'ibyo byose sekibi ibeshya, amaherezo yabyo aho bizarangirira nayo ubwayo, ngo nuko urupfu n'ukuzimu birohwa mu nyenga y'umuriro. Iyo nyenga y'umuriro rero niyo rupfu rwa kabiri, kandi n'umuntu wese utari wanditse mu gitabo cy'ubugingo nawe yarushe muri iyo nyenga y'umuriro. Iyo nyagasani Yesu atubwira atyo, igihe cyose tujye tubisubiramo tubyumve neza, ntabwo aba agamije kutuzanaho iterabwoba. Ibyo ngibyo umuntu wabivuga nuko sekibi n'ubundi yaba arimo aramukoreramo atabizi. Ninde se wagira ikibazo igihe barimo kumubwira ko agomba kwirinda indwara runaka? Hari umuntu twari twumva avuga ngo abaganga ni abanyaterabwoba kubera ko bari kumubwira uko yakwirinda sida, malariya, kanseri cyangwa se indwara yose ishoboka. Hari umuntu n'umwe wari wabyita iterabwoba? None se kuki Yesu Kristo twamwita umunyaterabwoba tukumva ko ari umuntu cyangwa se Imana y'ingome iri kudukangisha umuriro ngo idukoreshe ibyo ishatse, aho kugira ngo itureke twikorere ibyo twishakiye twebwe twibere uko tubyumva? Kuki rwose Yesu we twamufata nk'umunyaterabwoba kandi ari kutuburira kandi abigiranye urukundo? Ibyo rero nabyo ni ikinyoma umuntu agomba kwikuramo. Urupfu ruteganyirijwe umuntu wese utari mu nzira y'ubugingo, umuntu wese utari kwandikisha ubuzima bwe mu gitabo cy'ubugingo, utari muri bugingo. Yesu Kristo inzira, ukuri n'ubugingo, kandi uburyo bwo kwinjira muri Yesu Kristo nta mafaranga bisaba. Upfa kwemera, kukwemera kukakweramo urukundo, Yesu Kristo akakubera amizero, ubundi Roho Mutagatifu akakweramo imigenzo myiza umutima wawe. Ese ibyo birahenze? Sekibi ikubeshya ibyishimo nyamara ntabyo ifite, nayo ubwayo ntiyishimye. Nta muntu n'umwe wakwinjira mu bikorwa bya sekibi, mu bikorwa bya kinyoma, mu bikorwa by'urupfu ngo hanyuma agire amahoro, hanyuma agire ibyishimo, haba muri ubu buzima cyangwa se mu buzaza. Niyo mpamvu nyagasani Yesu Kristo uyu munsi aratuburira yeruye mu rukundo rw'igisagirana dukunda, kugira ngo umuntu wese wibeshya ko ari mu iraha yibereye mu byaha, wibeshya ko ari mu munyenga, uyu munsi amenye ko ahubwo ari mu nyenga, kandi ko umuryango wo kuhasohoka umukinguriwe. Uwo muryango ni Yesu Kristo ubwe, kandi ko igihe cyo kuhasohoka ari uyu munsi kugira ngo ashobore kwakira ubugingo maze abeho. Muri Luka twasomye nyagasani Yesu Kristo aratubwira ibyerekeranye no kumenya igihe ko cyageze. Ati mwitegereze umutini n'ibindi biti byo birabije, mumenya ko igihe cy'imbuto cyegereje. Namwe rero nimubona ibyo bibaye muzamenye ko ingoma y'Imana yegereje. Niba iri jambo ryumvise ntabwo ari gahunda yawe, nuko Yesu Kristo yakugendereye. Niba ari gukoze ku mutima ukaba wumva ko wagombye gufata icyemezo cyo gusohoka aho witaga mu munyenga, kandi mu by'ukuri ahubwo uri mu nyenga, uyu munsi nyagasani Yesu Kristo araguhamagaye, arakinguye, sohoka. Nta munyururu n'umwe sekibi yakuzirikisha Yesu Kristo adashobora guca igihe wemeye ko akubohora. Uyu munsi rero umuryango urakinguye, injira muri Yesu Kristo. Ngo nuko mbona umurwa mutagatifu Yerusalemu nshya yururukaga iva mu ijuru, yabukereye nk'umugeni witeguye gusanganira umugabo we. Ngaho nawe kuva uyu munsi aho witeguye kwakirana Yesu Kristo ibyishimo igihe cyose yazira. Wowe muri abo ngabo bahora bamesa amakanzu yabo mu maraso ye, basukurwa n'urukundo rwe, bakira ibyishimo bye, bakira amahoro ye kandi bakayatanga, bityo nawe ubera abandi umuryango binjiramo bahura nawe. Bakunzi ba Bright Apostle, dusoza dusabe Roho Mutagatifu atumanukireho twese mu izina rya Yesu Kristo, adufashe kwinjira rwose muri Kristo, dutandukanye n'ibikorwa by'ikinyoma, n'ibikorwa bibi, n'ibikorwa by'urupfu. Amaraso ya ntama w'Imana Yesu Kristo adusukure. Njye na Ribera Amahire Ibel, mbashimiye ko twabanye, nawe ubutaha.